nawe arabizi ko ari bya ubwo kubyakira kubyumvisha hari ndumva atari byo ari kumva neza umva ugomba kubyumva ukabyumviriza uri kumva ahubwo kugira byemera uzansure mu rugo urebe umudamu wanjye urenge n'umudamu wanjye uburyo twishimye n'umusazi ahubwo yeba kujyana indera umusazi yifite icyizere nibyo uri kuvuga ntubizi ngo iki icyizere kuri buhinduke igitsina gabo nakundana nacyo nta nicyo nkeneye mu buzima bwanjye mu mateka yanjye uri kumva agahungu basi nyumva basi ndakwinginze pe ndakwinginze ko ibyo uri kuvuga ndakeka atari ukuri kabisa nese ni ukuri koko ibyo nkubwira ni ukuri ke ntugumye kumbaza ibigambo byinshi ngo wasaze uri kumva ntabwo nasaze ni ukuri mbabarira ndakwinginze basi nyumva ndakagahungu karwaye mu mutwe ntabwo ari mu mutwe basi umva nkubwire n'undi musi ubyumva bishyire mu mutwe wawe basi nyine basi gumye ufashe imbabarire man basi ndakwinginze kabisa wafashije koko wamufashije nakubwiye ko urukundo rwanjye reka basi pfukame basi noneho ibintu nanga mu buzima babarira basi ndakwinginze kabisa sugwambabarire ntabwo byashoboka ntabwo byakwicara haguruka impfukamira sugwambabarire ndakwinginze basi mbabarire mbaye ikaze mu kiganiro nkuko bisanzwe ntangira mbashimira ntangira mbwira buri muntu wese utameze neza ari urwaye ari ufite ikindi kibazo cy'umubiri cyangwa se cy'ubuzima twihanganisha nkubwira nti ku isi niko bimera ariko nanjye makorera ibiganiro bituma gususurutsa bituma wumva utuje mu mutwe bikurura kandi ari ibiganiro bibaho mu buzima butuye busanzwe nkuko bisanzwe rero imbere yacu hari abatumirwa wenda nubwo murabazi ntago wenda mbabwira ngo bivuge no umukobwa w'inzobe mutuye mu muzi ushize twarakoranye tugirana ikiganiro kirekire kandi mbashimira na comment mwatanze mwana mushyikiye cyane n'undi musore nawe wambaye neza cyane wambaye inkweto zijya gusa menye babyumvikanye n'ingofero murabazi ko umusore we wagaragaye akunda uno umukobwa ariko akamwereka ko atamwiteho na gato reka wenda ntangire mbasuhuze turakwakire kuri Kigali 50 murakoze cyane urakeye urasa neza merci musore nawe turakwakira murakoze cyane kongera kunyakira akaboko karakize ndabona umeze neza karakize niyo mpamvu derukana umeze nk'akamugara icyose cy'akaboko wakize ryari ariko derukana ukivunitse waje gukira gute wafashe imiti byagenze gute nafashe imiti neza nyine ndakira hashize iminsi nk'itatu gutyo kanyize nyine akaboko kameze neza nta kibazo waniterura n'ikintu kiremera ntabwo arakira neza cyane ariko nyine narorohewe nyine urebye reka tugaruke kuri nyirabayazana w'imvune y'umwana w'umusore bicaranye nyirabayazana w'imvune byaratubabaje ariko kuko wenda yakize reka duse n'abisekaho gatoya Ariyete ni muntu ubonye Ariyete bwa mbere cyangwa se umuntu ukeneye kumva Ariyete ukina umukobwa n'umudamu ameze gute Ariyete ndumva benshi bamuzi ko atari umukobwa atari n'umudamu ahubwo ari umutipi ubu twikiranye n'umugabo ujya impande yawe hicaye umugabo rero biragoye gutandukanya abagabo babiri bicaranye ubwo uraduha ubusobanuro bw'uburyo wicaye uri umugabo kandi iruhande rwawe hari undi mugabo utandukanye ku buryo umuntu yamenya ngo okay uriya nawe n'umugabo kumbi n'uriya n'umugabo tandukanya umugabo mwicaranye nawe kandi ukawitwa okay murabizi ko ndi umugabo nyine nubatse mfite urugo kumva uyu ndumva nyine ari mugenzi wanjye n'umugabo mugenzi wanjye bivuga neza hari ukuntu utari kubivuga neza kumugira ngo murabyumve ubwo se urashaka kubyumva ari umugabo mugenzi wawe ikintu uvuga nyine umuntu amenya Ariyete ni umugabo gute umugabo gute nyine ndi umugabo kubera ndi umulesbienne ariko w'umugabo mfite umudamu ndubatse mfite urugo Ariyete ni umugabo mu rugo rwe ariko wenda ntangire wenda kugira ngo menye cyangwa se abantu bamara amatsiko impamvu nabahamagaye nkifuza ko nabaganiriza mwese muri kumwe Ariyete ni umugabo ni umulesbienne w'umugabo ufite umugore atunze babana mu nzu kuri ubu ngubu uracyashimangira yuko ukiri umugabo ukiri umulesbienne ufite n'umuntu mubana mu nzu uracyabishimangira cyane rwose kandi sinzatuza kutabivuga
mu gihe nyine ari byo ngomba kubivuga. umuntu mwicaranye iruhande rwawe ni umusore wagukunze wagaragaye akwereka nyine uburyo gufitiye urukundo cyangwa gufitiye nyine kukwiyumvamo, uza kubirangiza nabi uramurakarira biza no kuvamo kuvunika agera ikibazo cy'akaboko. Kuri ubu kuba mwicaranye uri kumva nyine ari wicaranye n'umuhungu cyangwa n'umugabo mugenzi wawe? Kumva nicaranye n'umusore mugenzi wanjye. Wenda ngaruke ku musore wagukunze, kuri iyi saha uracyagerageza amahirwe cyangwa uracyari guhatiriza kugira ngo ariyete mwakundana, cyangwa wafashe umwanzuro wo kukwiye nyine kubireka ugashakira ahandi cyangwa ugakomeza? ubwo uyu munsi ndishimye kuba none twongeye tugahura basi. Uriyumva gute kuba uhuye n'umukobwa ukunda cyangwa wakunze? nishimye cyane. Ariko umeze nk'umuntu ufite isoni. Isoni byose wapi, ntabwo ari isoni. Niko wimereye? Tuvuga ko none ushobora kumwe. Uri kwishima mu twanwa buri kanya, wagize isoni wagiye guteye isoni cyangwa? Wapi, ntabwo ari isoni. Ntabwo ari isoni. Tuvuga ko uteye n'imvune afite. Tuvuga ko bese warahamutse wati. Kije nambwe ndacyamukunda. Cyagiye mbere nagiye mvuga cyane. Urabivuze rero ko ndakurebye. Oya, ahangaha ntabwo turi burwanya. Hano ntabwo nshaka wenda ko hazimo ibintu ngo byo ndamuvuna izuru ntongere kuvuga ibyo bintu. Cyane nuko nako namukunze sinzi niba yumva. Ngiye nagukunze bikaze cyane. Kandi nari kubwiye ishuri nyinshi. Nanone cyagumye guhatiriza ntabwo nabi ndagusabye ndagira ngo tuganire nk'abantu bakuze batuje, nta byo kurwana, nambaraga mfite soko kwiruka kuko zo kubona uri kwirukankana umuntu nawe urabizi ko imvune itarakira. Reka tuganire nyine dutuje, avuga iki muri ku mutima, ntutekerekere nta kibazo, ariko tuganire dutuje nta byo kurwana, sibyo? Ariko nta mpamvu nge nsima ncana kumva aya magambo bavuga mu matwi yanjye. Uri kumva ari kuvuga ibintu utari kumva? Nta nubwo bishoboka. Ariko wenda urihangana tuganire, turi kuganira ntago tuvuze ngo mukunde ku ngufu. We nyine atubwira naye ndi kumubaza uburyo abyumva n'uburyo yatangiye. Reka wenda nkubaza izina ryawe ni irihe? Izina ryanjye ni Lambert. Lambert, watangiye ryari kumva ko wakunze Ariete, kumwiyumvamo kumva ugeze kuri kaye kuvuga ngo ugiye kumubwira ko umukunda, kugeza naho byakubereye bibi biza kurangira nabi, kugeza iyi saha rero aho bigeze? Uriyumva gute kuva nyuma y'ibyakubayeho ukavunika ukajya mu bitaro bakakuvura ugakira ukabutanakira neza? Wiyumva gute ko warakunze umuntu ugasanga atandukanye nuko wari umuntu? Atandukanye gute? Na n'ubu sindabye. Nyine ni kuvuga we ni mu lesbienne yabikubwiye, ntago urabyemera kandi abikubwiye? N'ubu ntago ndabyemera. Ariko ubwo urabikubwiye kuko utabyemera. Ese nibyo koko? Nabikibwirire. Gira ikintu ubwiriye umusore kugira ngo wenda yumve neza yuko nyine yumve ko ibintu uri kumubwira ari ukuri, cyangwa se afite gushaka undi cyangwa nyine ashaka kundi kunabigenza. Ubwo ngo azi ko nyine ngo utari ibyo uvuga utabisenya. Nawe arabizi ko ari bya ubwo kubyakira kubyumvisha hari ndumva atari byo ari kumva neza. Umva ugomba kubyumva ukabyumviriza. Uri kumva? Ahubwo kugira ubyemere uzansure mu rugo urebe umudamu wanjye, urenge n'umudamu wanjye uburyo twishimye. Nta madamu ahubwo ndashaka ko nzaza tugakomeza kureba umuryango wanyu nkabwira uburyo nagukunze. Ntabwo si ubundi baramuroze. Madamu wapi mwana ibintu bya madamu afite ikibazo. Wapi nge ntabwo nabyemera ibyo bintu. Wapi ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari ikibazo. Nge cyambere ko mwana ibyo bintu nimba nafite basi bireke nge dukomezanye basi ndakwinginze pe. Arifuza ko bireka rero. Umva na mama ntiyambwira ngo bireke mbireke. None ibaze wowe sorgomwe nkawe. Iki gituma wumva ko biriya bintu utabivamo ngo bireke ukomeze ubuzima bwawe busanzwe, ukomeze indi mibereho wari ufite mbere, ugakomeza kwiyumvisha ko uzakomeza uri umurezi bien cyangwa se ufite inshingano z'urugo nk'umuntu w'umugabo? Nuko ari byo binyuze kandi numva nkunze. Nibindimo ndabikunda kemura mbibabwira buri munsi. Gero kumbwira ngo bivemo nta kibi nge mbibonamo cyatuma mbivamo. Abanyamakuru namwe rwose. Ubu ngubu nta santima ushobora kugerera umusore cyangwa igihe muri kumwe bitewe n'ahantu muri? Mva nta santima z'umusore nagira, habe na nkeya. Ubu warakaniye? Umva niyo yankoraho nakumva ari mugenzi wanjye uri kunkoraho ntacyo nakumva. Ubwo aka kanya ugurikiranye n'umusore iruhande rwawe uri kumva nta kintu utazi ibyo ari byo? Nise undi byambwira iki?
yaba ari icyana cyanjye twicaranye numva ameze fresh. ari be wawe ari be wanjye. be wamusize ko uri ubu nyine yaransigariyeho mu kazi. uza mu kandi kazi. umeze gute kuri kumva amagambo umukobwa wakunze ari kuvuga gutya muri aka kanya? happy nakuye ko nanone atarabyemera. Numva happy nyine nende kwiba cyangwa nka film nende kureba to. Cyambere ugomba kumenya ufasha basi wumve ko nawe ukunze abantu byumve. Yebura ndakiye ko ibyabaye ejo ndi ari ngende ngende byo byagenze niba ikintu bari bamwe yese n'ubusi ndabyemye cyane ko kubwira nuko nagukunze cyane bikaze. Niki kintu wamukundiye cyambere ubute nuko namubonye? Ntago ubibona so uzitabona ni igiki. Umungu n'umusazi n'urukundo ahubwo yeba kujyana indera umusazi. Yifite icyizere nibyo uri kuvuga ntubizi ngo iki icyizere kuri buhinduke. Afite icyizere cy'uko azaguhindura kuko umukobwa ugaragara mbere y'inkohoro umukobwa wa mbere yigize akunda. Gusa wampindura wowe urinde nkandi. Umusore nyine niki kintu wumva wizeye uzakora kizatuma umushyira muri mood ukumva kazahindura? Bitwenda nuko umukunda ukavuga ati wenda nzakora iki kintu nakora ikintu cyose gishobora kugira ngo umugarure muri mood yo kumva ko agomba kuba umukobwa kandi ko umukobwa ngo. Icyambere nuko ufite icyizere ko ibyo ntavuga sinabyemera tu sinabyemera. Niye cyambere ko nzamuzana anyemereye ko nize ufite icyizere nyine ko yahinduka nawe kubyumva. Namuzana tugakorana nyine ibintu byose ukagenda neza. Nifite icyizere nyine byahinduka. Namuhindura nyine ngenda gifite nyine imikize nyine ifite. Hari icyizere ariko kidafite aho gishingiye. Ukabura ufite icyizere ariko utazi ngo kizakunda ntikizakunda kuko hari umuntu ugira icyizere ni ubona bitazakunda biri kugorana. Kugeza isa hano bwa kabiri nkuganirije kubyerekeranye n'ikibazo wagize ubu ngubu ntuzanira n'umukobwa wakunze ngira ngo nkumara amatsiko nabikoze kugira ngo nkumara amatsiko niba ukunda umuntu kubona atagukunda buryo muri kumwe kabikwibwira birora kuko nawe birakura mu mutima. Navuze rero reka muhamagare mbaganirize mwese byibura ureke gukomeza gukunda utagukunda. Sibyo kuko ukunda afite undakunda. Kuri iyi saha rero nagira ngo nkumare mpungenge cyangwa se ureke kubabara umutima wawe kuko ubu ukunda afite undakunda kuri iyi saha. Kiretse Ariete watanga amahirwe ya nyuma cyangwa se ukamuhamarwa kugira ngo byibura umutima we bibaza na mama hirwe yanyuma akose ubundi ibintu mbambabwa ntago munyumva. Turakumva neza. Je mfite ubona kunze. Ese no kuri koko. Ke nashinze urugo urubatse. Ke nakubwiye ko nta gitsina gabo nakundana nacyo nta nicyo nyene mu buzima bwanjye mu mateka yanjye. Uri kumva agahongo. Basi nyumva basi ndakwinyize pe. Ndakwinyize ko ibyo uri kuvuga ndakeka atari ukuri kabisa. Ese no kuri koko. Ibyo nkubwira nukuri ke ntugumye kumbaza ibigambo byinshi kumva. Kuki wumva atarokura ariko kuki wumva yuko nyine uri kumuhatiriza ngo sukuri? Ese ntago nabyemerera ntago nabyemera. Bitewe n'ukuntu umukobwa namukunze nani ntabwo. N'ibyo bintu ntabwo yambwira ngo byemere. Bitewe n'ukuntu nakoze kugira ngo byanze bikunze mubone kanyikiriza ibyo bintu. Ngiye ntago nabyumva nyine. Uri kumva se basi yakora iki kugira ngo umwereke yuko umukunda Ariete kugira ngo basi uvuga uti kora iki kugira ngo byibura nkubabarire dukundane ho nk'icyumweru nshima umugore wanjye? Uretse n'icyumweru n'isegonda ntajye namuha. Umvara ariko ibaze ntibyanabaho. N'ubu ngubu ari ndi ruhande ndikumva nukira. Ntuzikunduka. Ubu nta kintu yakora kugira ngo wumve basagushyize muri mood umugarukiye basi. Oya. Ekareka. Kuri ubu ngubu rero wa musore ko buri gusaba urukundo nawe ntago uri gushyiramo emotion nyine ntago uri kugaragaza yuko nyine ukeneye nyine ko mukundana. Ndi kubona uratuje ntago umukobwa umusore gusa ntago ari gutya asaba. Iyo uri gusaba umuntu nyine uramwinginga ntago uri unamukoraho rero wowe wamutinye mbese nyine byabaye cyagiye byarago wahamu. Bikaze bite mwana bikaze ariko nane cyo navuga. Mwana kumva ibintu kumwe ngende cyari kubitekerezo ntago ndabyiyumvisha nyine mwana ngo numugabo reka mwana cyo namubwira cyo mwana basi nanyumva basi ndakwinginze pe ndakwinginze mwana basi nyumva nyine kabisa. Umva amose imwe yamfata wowe none uri kumbwira ngo
mbabarira basi wanyumvise nyine basi wanyumvise wapi ahubwo ndi kumva nyine basi wanyumvise wamwumvise ngo wasaze uri kumva hapi ntabwo nasaze n'ukuri mbabarira ndakwinginze basi wumve ndakagongo karwaye mu mutwe hapi ntabwo ari mu mutwe basi umva nkubwire n'undi munsi ubyumva bishyire mu mutwe wawe mu mutima ahantu hose ndakwiyamye ndakwihanangirije sinzongere kumva uvuga ngo arete ndamukunda ese basi wanyumvise ngendaga nawe ese basi wanyemereye basi ugende kubona nkabona kasaze hapi ntabwo nasaze ni muzima ubwo warifashe uravuga utarete ndamukunda ngiye kumutereta ngiye kugira umukobwa w'ikizungerezi wahise nasi ikibazo ni iki umva warayobye wataye n'ubwenge abakobwa bari kuvuka abandi barahari nta gakobwa babuze ariko ntabwo ari uri mu gihugu wenyine uri kumva jya gushaka undi njye ntabwo ndi umugabo ntabwo ndi umukobwa ari yerekeye utaza kongera kugashwana kandi ntabwo nshaka rero wa musore we niba rero amagambo akubwira basi nyine basi gumye ufashe imbabarire man basi ndakwinginze kabisa wafashije koko wamufashije nakubwiye ko urukundo rwanjye reka basi pfukame basi man noneho ibintu nanga mu buzima babarira basi ndakwinginze kabisa sugwambabarire ntabwo byashoboka haguruka mpfukamira ndakwinginze basi mbabarire sugwambabarire icazwa hano basi mbabarire nakubwiye ngo njyewe basi mbabarire icazwa hano kuko wambabarire anesoni basi ndakwinginze mbabarire ntabwo ndi imana upfukamira ndakwiyamye basi ndakwinginze wafashije kwera ibi bintu ndabyanga mu buzima nyine akoze nyine ikintu cyawe byibura yumvaga yuko cyagufasha narangura mpfukamira ngo ibiki wambabarire kwera ndagusabye kabisa urukundo rwanjye nararutanze nta na ruke nsigaranye muri njye uri kumva ubwo rero ari yapfukamye umusore upfukama ni ikintu wambabarire kwera ndakwinginze kabisa wambabarire tugakorana wambabarire ega nanjye nawe maravugishwa urimo uratibitaba imbere yanjye mbwira ubusa sheko nondumiwe umva umwana yapfukamye kwereka yuko agukunda mbabara ahubwo shero wanjye tuzabibona akabona uburyo byibura akiheba akavuga ati leta uragiye kuncira nk'umuntu ugira umutima nk'umuntu ubonye ukuntu umusore agupfukamye reka nagende niyo yajyamo muri kaburimbo avuga ati basi imodoka inceje ntabwo ni guceho sinkukunda njye mvugisha ukuri sinjya mbeshya ikindimo ndakivuga basi nyumva akagenda kuba upfukamiye no Ariete akaba aguhakaniye cyangwa se akaba atari kukumva uri kubyumva urumva hari ikindi kintu usigaje wakora kibura cyatuma umushira impungenge cyangwa se impungenge zawe zishira ku buryo uri kumva ngo ibyo ari kuvuga ntago ari ukuri ntabwo ndabyumva neza ariko mbasi ndakwinginze mbabarira njye wafashe tugakora tukagenda nari tugakunda nkarondomewe ariyo bisekundi mwana bisiriye akabi gasekwa nk'akeza uzi kuba uri wowe abakobwa barahari ni benshi ariko ni wowe muntu yahisemo ku bakobwa bose azi kuri social media ahitamo aravuga ati Ariete naramukunze kandi nzi neza ko nzabimubwira akabyumva kuki uri kumuca amazi mwereka ko nta kintu ahubwo buriya kumvishe ko abandi bangu bagiye bambaza bwatereka nanjye nze mubabaze uzabaze ntibishoboka ubwo se waba uri igiki koko byakongera kunshyiramo gukundana n'umutipe uzabaze sinaguhindura ntabwo yakubabaza babikwibwiriye basi fasha wambare basi ndabazi bahungu ndabazi nta kintu wazumbwira abandi n'abandi ngiye ntabwo ari ngiye wambabaje si umwe wenda ngo umenye ngo ni umwe si babiri menye ngo ni babiri si batatu si bane basi ngiye nzabikwereka ntabwo nzakubabaza ni ukuri mbabare ufashe basi ntuyayigumya kumvugisha ibintu byinshi niba sheri wawe ataza kwibona ubusore ntabwo atansenyera akavuga ati wa leta wasa nijijisha abakarago ngo bajya bahura uba watangiye gukundana n'uwo musheri wawe cyangwa umugore wawe nta musore uramuca inyuma ntabwo ndamuca inyuma nta nubwo nanabikora
sinabitinyuka. ni iki kintu gituma wumva utatekereza kuba wamuca inyuma? Kubera urukundo anyereka, keya mpa, kandi ni ukuri n'umwana mwiza, n'umudamu mwiza, ushyira mu gaciro, witonda, uzi guha keya umugabo we. uri kuvuga umugabo ngo mva naseka. Korone umwana. Ni ikihe kintu yaba yagukoreye kuva mwakundana cyangwa mwateretana cyangwa se mwabana kumva kirakubabaje cyane, cyangwa akantu yagukoreye kumva kavuga ati hasheri hari awambabaje? Bajya bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko njye nawe ntabwo turarakarana. Ntabwo bishoboka. Mu mezi 6 ntabwo waba utaragirana ikibazo. Wenda kiba gihari mu kacyoroshye ariko ntabwo biraba. Kuko wenda ikintu twapfa ahanini abantu bakundana akunda gupfa telefone, ariko ari nge nimero z'abagabo ngira kereka umusaza wanjye, abandi bati izo mwiciranye nawe uzifite uyu wese nanamutunjyana fone yanjye yahita imeneka. Ibaze nandi batipe bari abatinganyi b'inshuti zacu batugendera z'urugo, bivuze ngo nawe nuko nta nimero z'abatipe agira. Wenda bivuze ngo abashyitsi wanyu mugira ni abatinganyi n'abarezi. Ako nyine n'abandi baradusura, abashuti bacu nyine batwumva, babasha kubakira. babasha kutwakira. Ubuze nyine batinganye benshi. Ntabwo ari benshi cyane ariko turaziranye. Kumva mamuziranye cyane. Tuziranye, tugirana inama, nuko twenjoyinga. Muri make ubu wanze yuko we wakenera undi mwana urukundo? Ibyo nabyibagirwa abisibe no mu bwonko bwe, ntabwo ashakira ahandi. Ahubwo yatinze. Mva shakira ahandi ke nabikubwiye. Cyo wishyiramo ngo arete nzamuhindura. N'Imana byarayinaniye. Imana ntibyayinaniye, ahubwo wenda yabonye mbikwiye naribi. Kuri ubu ngubu rero wa musore ugiye gukora iki? Ugiye gukomeza uhatirize, ugiye gufata indi gahunda cyangwa umwanzuro nk'umuntu w'umugabo uvuga ati guhatiriza biranze, singiye gukomeza kwingenga ibidahari? Ufashe ya gahunda uyu munsi kuba ubonye yuko ibyo wagerageje byose byanze. None mbuze icyo mvuga. None mbuze icyo mvuga ko mbere nagiye mwene n'ikindi kindi yenda yaba yaranyweye, nzi ko nyine ubu tuzahora bigakunda. None ndabona ndemera nubwo nakubiswe bikaze mwabonye, ariko nzi ko nyine yenda uyu munsi yaba yahindutse, ko nubwo mbona bigoye, gusa nyine icyo namubwiye nuko mukunda, ubwo nyine bigoye, nubwo nyemere ko bigoye. None uracyabisubiramo uragira ngo gusubirira aho ngaho? Wapi nuko nyine sinzi ko nabivuga, ariko cyambere ko nawukunze kandi bikaze, nziko namukunze neza. Nimba ari ijambo ryiza basi ndakwinginze, basi ngira ijambo basi ryiza umbwira nyine rishimisha. Ubwira akajambo kamushimisha. Ibaze nakamubwiye basi kamusinziriza. Nako nabona we ntabwo nabona icyo nkubwira, gusa nakubwira nimvira mu buzima nyibagirwa, ugiye gushakira ahandi. Abakobwa humura barahari, uzabona ugukunda nawe ukunda, arete mwibagirwe n'uwabandi. Njye mfite Jojo wanjye. Umugore witwa Jojo, wabyumvise? Ntabwo ari wowe. Ntabwo nabyumva. Ubwo ni ukuvuga ngo mpise ndacyafite amatsiko kubona Jojo wahize abandi, Jojo wahise ahiga umusore wari warakwihebeye, ugahitamo kumuhakanira, ugahitamo Jojo aho uri hose. Ndagusuhuje kandi nifuza ko wamererwa neza, ariko nifuza kuzanahura nawe tukaganira, ukambwira ibanga cyangwa se akantu wahaye mu biryo. Hari bavuga yuko hari igihe umugore agutekera akagutekera ibintu mu biryo bituma umukunda cyane, ibyo bintu urabyemera? Shanje ntabwo mbyemera ko njye sinigeze mbikoraho, nta simbizi. Bitewe n'urukundo umufitiye, kuba umuvuga ahantu hose, kuba ukatira abasore ukamuhitamo, ntabwo ukika ko yaba yaragutekeye utwo tuntu? Oya, ni urukundo bisanzwe, urabizi urukundo rurizana kandi uwo rushaka ruramusanga cyane rwose. Rwaragusanga nawe urarumushyira. Nanjye ndarumuha.
impamvu ngumya kubivuga ko mukunda nawe arankunda akabinyereka nkabibona ubwo rero niba umuntu agukunda ntabwo we wamwanga. kuri iyi saha ntabwo uradohoka kuba wava mu burezi hafi ntabwo nabuvamo. ntabwo wadohoka. kareka ni iki kintu cyiza waba warabibonyemo kuba uri umurezi biyene ku buryo wavuga ati nakundanye n'abasore imbere ariko kuba ndi gukundana n'abakobwa cyangwa ndi gutubita abakobwa hari icyiza kibirimo? tubwire nk'icyiza kibirimo uvuga ati hano nta kwicuza nzagira nta n'igihombo mfitemo kuba ndi gukundana n'abakobwa bagenzi. murakoze pe, impamvu nyine nta kwicuza kandi icyiza nabonyemo nuko nta stress nyine nkigira, kemba ntuje numva nyuzwe, mbese sinzi ukuntu nabikubwira, mba numva nezerewe sinakwicuza, nta n'ingaruka mbi ndabonamo wapi. ni ingaruka nziza gusa. ni byiza gusa mbona, kuko umugabo aragenda akagucima akakubabaza akagukubita akagutesha umutwe akagira gute akagutera inda se cyangwa na sida cyangwa n'ibindi, ariko Jojo wanjye ntabwo ibyo yabinyanduza nta nubwo yabinkora. uramutse bigukoze, uramutse ugiye ukumva Jojo wawe ukunda umukobwa wahisemo mu bandi ukamukunda ukumva ngo ari kuguca inyuma n'umugabo, si n'umukobwa wenda wamubabarira ariko ukumva ngo ari kuguca inyuma n'umugabo, byo wabyakira gute bitewe n'ukuntu umukunda kandi wamwihebeye? byambabaza bimwe birenze, ubanza nahita ndwara n'umutima kuko byambabaza pe cyane. gusa Jojo ahantu urunyumve ntuzabinkore baby ntuzabinkore ko nanjye sinzabimukora. uramutse umusanganye n'umusore cyangwa umusanganye n'umukobwa icyakubaza kurusha ikindi ni iki? ugasanga ari kugucima n'umukobwa cyangwa ugasanga ari kugucima ku musore, icyakubabaza cyangwa kikakujya cyane mu mutwe n'iki? Byambabaza cyane nuko yaba ari kunca inyuma n'umusore. kubera iki umusore rero bwo byakubabaza? kuko byose ni kimwe baguciye inyuma, kuki n'umusore bwo byakubabaza? nuko uburyo yaba yabikozemo bitandukanye nuko mujya mu bikorwa. biratandukanye ariko si n'icyo gusa, ntabwo nkunda abahungu pe, byambabaza kuba nca inyuma y'abantu azi ko nawe ntiyumvamo, gusa nawe ntabwo abiyumvamo ntabwo yabikora. bivuze ngo bibaye ngombwa ukabona birabaye? ntabwo byabara bibaye kucyumva ko bitabaye nyine bibaye nta kindi nabikoraho, byambabaza ako sinzi ko namubabarira pe. kangaruke ku mukunzi wawe, kuri crush wawe, kuri wowe rero uri kumva gute ibintu byabaye n'ibintu urabona nyine wahatirije ariko byanze, kuri wowe uri kubifata gute? ibyo kuvuga ngo ntabwo uri kubyumva byo biragaragara, nubwo uri kwanga kubibona ariko biri kugaragara. kuri wowe uri kubyumva gute? uri kwakira gute amagambo ari kuvuga ku mukunzi cyangwa se ku mugore uri kuyakira gute? cyangwa uri kumva wowe nyine ufashe uhe mwanzuro mbere y'ikunda dusoza ikiganiro? umwanzuro nafata nyine nuko nakubona ikintu umutima wakunze nyine baragikunze, nuko nyine mukunda, nuko yanyumva basi, niyo yagenda akabitekerezaho basi, ko na n'ubu sindabyiyumvisha nyine bine kumbwira wapi n'ubwo wapi. ngiye cyane nahatije nakubiswe, ariko kubw'urukundo ntabwo wakubye kuriya kwitira gusa, ni ukubera urukundo, ariko nari no kwiruka, ariko kubera urukundo nahaguma. rero urumva ndacyamukunda, ntabwo namureka nawe arabyumva, icyo namusaba nukumenya kumusaba, yagenda akabitekerezaho, yagenda sinzi ko byagenda ariko anyumve basi. reka nkubaze kubyerekeye na famiye yawe, wenda famiye yawe ukimara kubona yuko wakunze umurezi biyene bakabona aragukubise uravunitse, mu rugo babyakire gute? ko ndakeka uracyaba iwanyu, mu rugo bakiriye gute imvune wagize, uburyo bakuvuje uzira gukunda umukobwa kandi akanakureka ko atakwitayo, mu rugo babyakiriye gute? mu rugo ntacyo barabivugaho kandi barakubonye, urumva barakubonye niba barabibonye kubera urukundo nyine nawe ntacyo babikora, kuko ngiye bakubwiye se wowe ufite umwanzuro. mu rugo barambwiye ati waretse umuntu, ariko ngiye ntabwo nareka umuntu, ntabwo wari basi ngiye nzahatiriza ko mu rugo ntabwo aribo bazashakira, bo nyine babona bavuga ati umwana wacu reka tumugare, bitewe n'ukuntu akubiswe yarabibonye aravuga ngo
we waraturamuna kugira ngo kubitwa atazanakwica ariko ngiye bitewe no kunda umukobwa namukunze nago nyewe numva wapi natamureka kabisa nago ngiye cyakomeje murego ngiye ikintu cyo basi agenda bitekerezo ko n'ubu nyine sindabyumva nubwo ari kumye kubakana yete umukobwa wahisemo cyangwa bahisemo mu bandi bakamubwira ko bamukunda niwe mukobwa navuga wenda ukatiye umusore n'abandi bari ariko ni wewe wenyine ubikoze uri kubikora kuba uri kubona hari umusore wagusariye ibyo uri kumva atari fier uri kumva atari akantu kari kugaragara neza imbere yawe muri iyi minsi kuba hari umuntu ugusarira ufite crush ahubwo biri kundya cyane gusa inama namugira niyumvira ababyeyi ibyo bari kumubwira ndeka nyine ndeka byumve ndeka basamba barengeye kanyuma si abye tubyo wongeye wanyumvise ko ngiye gushaka ngiye wagukunze basi mbabarewe basi genda nabitekerezo nutamisubiza ariko yenda ubutaye nzamushyizene kandi hose mbameze neza nishimye ko basi mfite icyizere ko bizakunda basi fasha urabuze cyo musubiza njye ndi kubona ntazi ndabona yazuba yataye umutwe unywa amazi birashira nurangiza uryame urabyuka byashize uraza byuka byashize yanyibagiwe ntabwo nakwibagiwe wabandarira kuri kamera anywa amazi birashira oya we biri bushire Reka wenda sinzi no kugarukaho gatoya ku bijyanye wenda no kuba uri muri social media cyane kubugaragara kutangazamakuru uwo numubana cyangwa uwo mushira wawe yari yagaragara kutangazamakuru ngano bamubona yaragaragaye nka kabiri yagaragaye muri kumwe muri kumwe rero kuri kamera mwifashe muti kezi bari nyine bitewe n'ukuntu twaganire nkumva mukunda umurata kezi bari zose kuri umva nyine nawe urabyumva bigutera amatsiko yabirenze turi mu rukundo reba nko kwicaye aka gatipa n'ipfumbase se nandiko ntago twaba turi kumwe umbe n'ipfumbase wapi nawe kandi wabyishimiye yireko ego uzamfite niyo mpamvu ufite amatsiko kukubonana nawe muri kumwe mwicaranye dukiye nyine twa hato na hato twishimye cyane ariko ubu wicaranye n'umusore wabi tongera ahubwo ushoje ngo muve iruhande uri umurezi biyene urateganya ryari cyangwa utekereza iki kuba wabireka ukabivamo ukaba wagira famiye ukaba wakundana n'umusore mu kubaka mukagira umuryango ubitekereza iki wumva uzashyira ukabireka wumva uzabikomeza bikaba ari bwo buzima bwawe wumva bizarangira gute bitewe wenda n'ubuzima uri kuba mukuru ubu munsi mba numva ntazabireka kuko nyine nabihisemo mbishaka ikindi iyo mba bindimo kubireka ntabwo mba naravuze ntireka nshyire umwana mu mago tubana ibihe byose ntagiye ko urashyize mu mago umwana nyine urumva rero ibintu byo kuvuga ngo nzabireka namaze gufata icyemezo tuganira ubushize nakubajije ku bintu bya famiye byo kugira umuryango tuzi ko abantu batashakana n'abagabo ari abamansera ibyo rero si ukumansera kuko n'umumansera ibyo ukora ntiyabikora kuri wowe wiyemeje ntabwo twavuga ko wihaye Imana nanone ku rundi ruhande ariko wakoze nk'ibyo amansera kuko abamansera ntabwo babyara kuri wowe rero wahisemo kuba utazagira umuryango nta mwana uzi kwita mama nta mugabo wenda umwana amwita papa uzabaho gutyo uzarinda usaza uri muri ubwo buzima nta muryango waguturutseho cyangwa ukomotseho hari niko bimeze nyine icyo niyemeje kandi nibyo nkunze wumva utazabyicuza kuba warabayeho uri umukobwa Imana yaraguhaye umubiri wawe ngo ukoreshe icyo waguhereye kugahitamo kuwukoresha ibindi bintu itakugeneye kubikora wumva nta cyaha wishinze yarabigenye no sitarabigenye byari kubaho ariko yabigenye kugira ngo umugore nyine umugore ni wowe waremewe umugabo none wowe warabicuritse umukobwa nawe naremerwa undi mukobwa ntabwo ari ukubicurika iyo ntabwo ari ukubicurika Imana iyo idashaka ko bimbaho ntabwo byari kumbaho ariko byambayeho nayo yashatse ko bimbaho kandi ituma mbinezererwamo nta kibazo mbifitemo ndumva rero nta kibazo ni nk'uhe muntu umeze nkawe ni nk'uhe murezi biyene mu Rwanda wifuza kuba wahura nawe
wenda kuko iyo ushaka kubura umusitari ari kuvuga ati kanaka kubera ko duteye kimwe ko tumeze kimwe ndifuza kuba nahura nawe tukaganira ibyerekeranye n'ubuzima tubayemo bwa buri munsi muhura n'ibibazo byinshi hari ababanenga hari ababirukana bakabamaganira kure ni wowe musitari wumva umeze nkawe murezi bien avuga ati mpuye nawe byanshimisha tukaganira akangira inama ku bijyanye n'ibi nyine wenda ni nk'uhe wumva wahura nawe cyangwa wifuza kuzahura nawe nzamukubwira aho ubutaha nzamukubwira aho ubutaha cyangwa ntawe uzi nta wundi uzi nta wundi murezi bien uzi mu Rwanda barahari ndabazi tubwire umwe kuko ushaka no kubivuga gutyo nawe akifuza guhura nawe ntawamenya birashoboka wibitine birashoboka oya nzabikubwira aho ubutaha narebe ibintu byo gutaha rero ngaho umugore uzamuzana ubutaha tuzamubona ubutaha okay nzamukubwira aho ndi kumwe n'umufasha wanjye hari igihe nawe atavuga ati wasanga amushaka ariko igihe wasanga nawe amukunda yifuza ko twese twahura turi kumwe tukaganira ubushe tuganira tubwiye ko hari undi muntu ukunda umukobwa ari we wa propoje bwa mbere ubu we bigezeho ibyawe nawe mwaba mwarahuye batubwiye ko ari Dakwini mwaba mwarashyize mukabonana mugahura ntabwo turongera guhura ariko ndacyatereta gake gake ubundi uranahumura uracyatereta kandi ufite n'umugore ntabwo burya hari igihe ukunda umuntu ukamwimariramo byibura ukavuga uti nubwo yanca amazi ariko niyo yamara imwe gusa byashira kamurya kandi uri kumva amagambo umuntu wakunze ariko cyiza n'ijambo avuze wewe umuntu wakunze umuntu uri gukunda kunze uwo muntu wazigumvise ko nanjye ko ari rwo basi nyumva uri gukunda uvuze basi nanjye ndi gufite nanjye ndi gufite neseraga ari umuhungu nakunze n'umukobwa nanjye Kuro nawe shakunda ukunda nge nawe base abantu nkunda babiri bose kandi rero nakunze aragira ngo ushira uwa gatatu umuhungu bagwisha no nta nubwo byabaho ibaze nta nubwo byashoboka sinakwiyumvamo na gakerega ni iki kintu kiri gutuma utamwiyumva Mariko ni ukubera ari umuhungu ni ukubona bitakunda ni ukubona bitashoboka ataguha ibyishimo nk'ibyo ushaka kwaguha niye mpamvu uri kumwamaganira kuvuga ati ntibyakunda sinako ubihuze neza ntago yama ibyishimo nk'ibyo jojamo wabye ke nta nubwo nyine abahungu narabanze n'umutima wanjye wose nkunda kubivuga kenshi ntago rero ibyo nabyo biri mu mpamvu zituma muhakanira haje umukobwa rero akifuza ko mwakundana nawe bitewe n'ukuntu wenda ari kukubona akavuga ati uriya mukobwa nanjye ndamwifuje ndumva ashaka ko twagirana umubano wabyemera ntago nacica inyuma y'umukunzi wanjye ariko urateganya kumuca inyuma kuri Dakwini twarabivuganye mbere yo kubana turabivugana yarambwiye ati oya arabizi ufite umugore mu nzu ariko ufite n'iryo ndimo nyumva arabizi ko uwo mukunda kandi namukunze mbere ye kandi ataramvamo ko namubwiye ko nyine nimara kumubona nkabona ubwambure bwe neza nzahita ubwo nawe nzamwishyura nzahita nkumukatira ariko nawe abamubonye ubwawe ntaribi nta kibazo ariko yarankatiye impeta arayita uri ukunda ushingiye kuki umukobwa ugiye gutereta umukobwa uhera kuki nyine ukunda gute ushaka kuvuga ati nkunda iyo ari mwiza iyo ari igikara iyo byibushye uyu ugiye gutereta umukobwa uhera ku kihe kintu cya mbere ngiye nereta umukobwa munini woroshye koroha gute hano ufite igihugu kanyaraye nyine ubona woroshye wamfasha ubu ureba kumva umeze neza w'imibiri yombi kandi ufite imico myiza witonda cyangwa abakobwa bakarashika ntabwo nyambakunda mbese urabanza kwitegereza buri kimwe cyose ndandamira bwese uriya mwana ushyize mu mago yavamo umugore muzima cyangwa yajya nca inyuma ufite angana gute mu bantu ni munini afite ibiro 86 munini ubu ufite bingahe njye mfite 70 uwo muntu se kandi byibushye cyane se ubwo mubasha niwe nkunda nyine niwe numva neza mufata umunini umufata ukumva urafashe nikumva arafatika nyine
para yo kunsetsa kandi mbabaye uyu mutipe yambabaje umunsi nawe n'umunsi mubi pe yakubihirije ariko wihangane gira ikintu mubwira gira ijambo wamubwira kuba yaje akongera agahatiriza kuba atarava no kwizima mumara impungenge cyangwa mumara amatsiko niba akomerezaho cyangwa se niba uvuga ati reka guta umwanya wawe mubwize ukuri kugira ngo nawe atuze niba akureke niba ashaka undi ashaka undi. njye nabimubwiye ko nyine atagomba kugumya kwangiza igihe cye anyirukaho nabikubwiye ko ntagukunda pe n'urukundo rwawe ntarwo nsigaranye sinarubona ishakira undi rero kandi uzamubona kandi urenze Ariyete mwiza nawe ugukunda. bajya ngo ndi mu nzozi yewe icyo nakubwira basi nyumva uriho mukunda basi nge nzi ko yenda ari ibintu yari yamwereka ubu ngubu basi nzi ko bitewe n'ibintu yankoreye nkakubiswa kuriya mana n'ubu nkabanje nkabona biranze ariko mfite icyizere ko azagenda akabitekerezaho basi ukabireba basi nyine ubirebe byose nsubiremo urebe subira inyuma urebe urukundo nagukunze nibwo ubyemera basi nyine ufite icyizere ko yenda uzasubiza tu ko ntabwo nanone ushaka kubyemera ngo ugenda gutyo nyine tu ntago. Abakobwa barahari benshi kuki wumva ko Ariyete utamureka ugashaka undi mukobwa abakobwa babyibushye barahari abakobwa b'inzobe barahari kuki uri kwizika kuri Ariyete cyane? Umuntu yatumye nza imbere ya kamera kugira ngo mubone namwirutseho ahantu henshi bigoye n'igihe muboneye wapeho ntabwo byakunda numva bitakunda nyine tu ntabwo byakunda kabisa. Umuntu wa mbere watumye uza imbere ya kamera ugaragara ku itangazamakuru uremera uvuga ati reka ngende bambone cyangwa ntibambone ariko mvuga ikindi noneho kumbura rero ngo gende uko nguko ntabwo ndi kubyumva mfite icyizere ko yazahinduka. Umva nyine icyizere ufite ni nk'ikihe kintu wumva uzakora kizatuma akubwiza ukuri cyangwa se yemera ukuri kwawe ko agiye kubereka akagukunda ni ikihe cyizere wifitiye kuko uravuga ngo ufite icyizere ariko ntabwo tuzi ni ikihe kintu cyangwa ugiye gukora kizatuma kumva. Ntabwo ndi kubyemera mfite icyizere ko nazahinduka yenda ubutaha basi noneho basi ndakwinginze uzafashe basi wumva urukundo nagukunze basi kuri ibi biri kuba ngiye ntabwo ndi kubyumva. Nta wundi muntu wahurwa urukundo ufite nta wundi utarariye ndetse ko rero ndakunze wagira mbire gute ko umutima wanjye nimba ari umutima wanjye washimye ariko ntabwo umuntu akunda umuntu ku ngufu urukundo rurizana ukagira uwo wiyumvamo umuntu nimba umuhakaniye ukamuha ukuri ntiyumve ubwo rero tumva njye nta kindi narenzaho ndetse kukubwira ngo I'm sorry urakatiye ugera umwe nka litiro y'amazi ashyushye bishira hamwe birashira amazi birashira gusa ubushize namukubise biranze namukubise mbona yataye umutwe wenda navuga nti reka mwiyame ahita nancikaho ariko ndebera se wamukorera iki tanga imbabazi shingana zawe yari igisubizo cyawe ndacyizeye yari igisubizo cyiwe igisubizo cyiwe cy'ukuri. Reka wenda nkubohore wa musore we ngira ibibazo bitanu mbariza Ariyete wumva biri kuri ku mutima bitewe wenda no kuba uri kumusaba ko mukundana akaba yakwanze akaba ari kukubwira amagambo ku mudamu we cyangwa ku mukobwa bakundana magambo ari kukubabaza gira nk'ibibazo bitanu umumbariza wumva ufite ku mutima wifuza kumubaza kugira ngo basi wumve ubohotse mu mutima. Cyambere namubaza kuko abana ari kuba arabakunda by'ukuri cyangwa nibyo kuri goshya kina namubaza ndabakunda cyane n'umutima wanjye wose no mu maraso kina namubaza nimba koko nimba ku mutima koko atafite tu nimba atafite ku mutima nyine wiwe nyine nimba eko bitekereza nyine atafite utanekereza nyine mbwira tu nimba atanekerezaho kabisa nyine amasiko ngo niba utajya mutekereza yaba we nubwo mwanya nawe ubona kugutekerezaho wowe gusa uwo mwanya nawe ubona bandi wimba mfite byinshi ndi muri business zanjye ndi kwita ku mugore wanjye baze nkajya gutekereza uyu mutipe kabagabo barabona ko bumvise ko gusubije katagutekerezaho ikindi kibazo cya gatatu
ikibazo cya gatatu namubaza yaza nkaba namufasha twari dukomezanye kuko ibintu ari kuvuga nyine numva wapika bisa nabi. ntabwo ari ikibazo uvuze ngo urumva wamufasha kandi gusa uri kumubaza ikibazo wifuza cyangwa byashize byari bito kabuze n'iki nakubaza nefite icyizere nubwo mperwa mumbarize nk'umusore uri kugukunda intege neza umusore uri kugukunda kandi utamukeneye gira ibibazo bitanu mumbariza kandi nyine umubwiza n'ukuri niba umufitiye umutima cyangwa umutekereza cyangwa uzageraho ukisubira nabyo bivuge gira ibibazo bitanu mumbariza. icya mbere namubaza urwo rukundo wabuze urushyira nta wundi muntu abona uruha cyangwa ntabwo wabasha no kunyikuramo ngo nyine ubyikuremo. nahoze mvuga kubona kera nahoze mbabwira ko akintu umutima wakunze waragikunze nimba nawukunze ni wowe nakunze siko mwese wowe nakunze rero nta wundi mutima nyine nta wundi naho urukundo rwanjye atari wowe. nta wundi atari wowe. ikindi nakubaza niki cyatumye unkunda kandi ubizi neza ko ndi umulesbienne ubizi neza unzi neza. icyo tugukunda kandi uzi neza ko ndakundana n'abasore. ibi ntabwo ngiye nabyemera nagumye guhatira kuko natabye yaba mbizi neza cyangwa kanyereka yita ko ari umugore wiwe. bivuze ngo urifuza kubona uwo mugore we cyangwa uwo mushere we niwe wifuza kubona kugira ngo byemere. ntabwo kubyemera mbabona none bari kumwe rero nabona ari mwiza niwe azatwara. ntabwo nabumwera ntabwo ariko ndamwizera ntabwo yabikora ndamwizera. kimumara ikindi kibazo cya gatatu cy'amatsiko ufite kuri we cyangwa ushaka kumumenya. ikindi kibazo cy'amatsiko mfite mu buzima bwe nta wundi mukobwa wigeze ukunda. oya ntutubeshye nawe ni ukuri harimo atandukanye ibyo nta kibazo. happy nawe kuko tempo namubonye kuva kera n'ukuntu uvuga ati nzamana gute paka nyine mubonye hano rero kwitangazamakuru. ntago nta wundi mukobwa nigeze nkunda usibye uyu nguyu n'umutima wanjye washimye. umutima wanjye washimye nawe birashize ibibazo mukubarize. yewe nta kintu namubaza nta kindi namubaza ko numiwe ubu ngubu pe. ariko disi warakunzwe nta kintu bimbwiye. kuba warakunzwe n'umusore ukamukubita akavunika akajya mu bitaro akivuza ku mafaranga ye ariko agakomeza agahatiza. njye nkimara kubona ukuntu wavunitse wababaye wirukansa ariko kwirukansa bakubita imigeri ndetse n'inshyi nahise mvuga nibura birarangiye kweri nta nubwo uzongera no gukundana bibaho. ariko warakomeje guhatiriza kugeza kuri iyi saha kuri wowe urumva bizarangira byari ibyo bintu urimo kuba uri gukunda umuntu ukubwira ati mfite njyewe umugore tubana mu nzu urukumva we bizarangira bigenze cyangwa bizarangira ryari. bizangora ariko umunsi yanyeretse uwo mugore ko nyine n'umuntu atarabyemera umunsi yanyeretse uwo mugore wiwe uzabyemezwa n'iki se ibintu byose ntabwo nyine uzabyemera bigenze ariko kweretse ahaba ariko kweretse umugore umunsi yanyeretse uwo mugore n'umubona se bigende gute mubone kuko ndebe ko ari byo nyine ntabwo ndabyiyumvisha kamubaza akabazo nuza mu rugo ukadusura ukabona umudamu wanjye mu maso nanjye ukambona uzumva unyuzwe wemera ukuri unyikuremo cyangwa uzakomeza unyirukeho. sinzi ahubwo ugiye kuzarwara toroma. ukunda riye turamukunda ariko wakunze n'urukundo bidashoboka ntabwo uri kubibona. bishoboka gute se rero kuvuga ngo nzabyemera nyine igihe taramunyereka hari itegura arimo umugabo bari kumurwanira. uzamubwira iki muri akanya aramutse nabona ikiganiro akabona ko hari undi muntu uri kugukunda kandi azi ko ari we mugabo we urumva ashaka gufaka avuga ati baramuntwaye nire jambo bamubwira muri aka kanya kugira ngo ahumure yumve yuko nyine mukiri kumwe kandi ugihari. ikintu namubwira nuko ntabikora nawe arabizi ko urukundo nsigaranye ari urwe gusa kandi arabizi ko uyu musore ntamukunda arabizi kwanza arananyizera arabizi nta bintu byinshi namubwira gusa bebe aho uri hangane ahubwo ndagera mu rugo mfite stress nyinshi kubera
Uramutse haje umusore ufite imodoka, umusore ufite amafaranga, twese tuzi ko ubushobozi cyo kintu cya mbere. Hakaza umusore mwiza afite imodoka, ufite n'amafaranga nyine, ufite fresh rusa neza, akavuga ati Ariyete nkeneye kugira ngo nshake umugore kandi niwe mukobwa nabonye twambarana ubuzima bwanjye bwose. Ntiwahita wibagirwa Jojo cyangwa ukibagirwa ubuzima warubayemo, akavuga ati reka ngiye kubaka famiye kuko mbonye umusore mwiza, umusore unkunda, umusore twakishimana, ugahita wumva ko bya bintu byose urimo ugiye kubireka ugiye gutangira ubuzima bushya cyane n'uwo musore. Ibyo bintu ntabwo byambaho kuko ntabwo amafaranga yanshitura, nanjye ayo mfite aragerageza uko biri, nta kintu mbuze, nta bindi byishimo rero nkeneye ngo by'uwo musore uko yaba ameze kose namubonamo siki, namubonamo ko ndi kureba ririya dafari cyangwa kiriya gikuta imbere yanjye. Ikihe kintu rero cyakubaho ku buryo wava muri ibi bintu urimo? Ni ikihe kintu wumva avuga ati bigenze gutya nibwo nava mu burezi bien? Ni ikihe kintu wiyumvamo akavuga ati ikintu kibaye nayamanika ngavuga ni ngiye guhinduka? Cyareka wenda n'ikinzamo nyuma ariko sinzi nta kintu cyatuma mbivamo. N'umubyeyi wawe, umubyeyi wavuze ati Ariyete ibintu urimo simbishaka, ni bibi, uri gusebya famiye, uri gusebya umuryango, akavuga ati hinduka, ibyo bintu birimo bireke, uzagira umugabo, turashaka umwana, ababyeyi bakunda utwana, ndashaka umwuzukuru, stress, ibintu nk'ibyo. Urumva byo wabireka cyangwa wakomeza ugatera umugongo famiye? Ntabwo ngufashe. Hari igihe famiye ivuga ati ikintu utakireka turaguca mu muryango. Urabizi ko bibaho iyo umuntu yakoze ikintu kitari kiza muri famiye, umuryango utaranye ukavuga ati Ariyete yaratunaniye, tugiye kumuca, yazanye ingeso zitari nziza, yazanye ibintu tudakora mu muryango wacu, tugiye kuguca, ugende niba bikomeza ugende ukwawe, ntuzatugarukire muri famiye. Icyo kintu wakemera ukakigumamo ko kugaterana umuryango wawe, cyangwa wavuga ati reka mpinduke ariko ngumane famiye yanjye? Nabyo guhinduka, nanjye ntago natera urugo rwanjye umugongo, ntago nabikora. Gusa ndabizi nta mubyeyi wakwishimira ko umwana we aba umulesbiyene, kuko urumva noneho nk'umubyeyi wo mu cyaro we no kubyumva ntago yakumva ko bibaho. Ariko ndabizi ko wasiga umuryango wawe, nawusiga nkajya kubaka uwanjye. Uwo uri ko ntabwo byara. Icyo kintu kibuke, umuryango usize urimo famiye yawe, urimo barukuru wawe na barumuna bawe. Uwo usanze nta mwana muzagira, nta famiye muzagira, muri babiri mwenyine, nta kibazo. Turihagije twebwe nyine n'abashuti bacu, ibindi rero bazajya bigashira bakabyumva, bazabyumva. Kuri ubu nta muntu muri famiye uragira ikintu akubwira ku buzima ubayemo bwo kuba ukundana n'abakobwa? Nyine barabimbwira cyane, abavandimwe nabo byarabarenze, ariko ntago ari njye njyenyine, wenda uri mu Rwanda w'umulesbiyene babona n'abandi, bumva n'abandi, rero niyo mpamvu bazajya bakabyumva ko bibaho. Nta muntu wo hanze cyangwa abantu bo hanze ba diaspora barakuvugisha bavuga ati Ariyete ibi bintu bivemo, cyangwa se uwo muntu agushyikira avuga ati ubuzima ubayemo nubwo n'ubwawe ntazagire ugushuka? Nta bantu bo hanze mujya muvugana cyangwa bajya bakuganiriza? Nyine barabimbwira, turavugana batandukanye, nyine barambwira ati nubwo uzacika intege, niba bikurimo ntabwo wakora ikitakurimo, ke nkumva koko nibyo. Hakaba abandi abantu kabagira gute umva, ariko ibyo bigomba kubaho nyine. Kuri wowe ubonye komenti z'abantu, hari abantu benshi nabonye bavuga ati wa mukobwa we wasebeje famiye yawe, uri guterana umuryango, uri kwigumura kuri famiye, bagutuka bakubwira nabi. Kuri wowe ubumva gute, cyangwa se ubabwira iki kuba bagufata uko utari kandi ariko wenda umeze, wenda wabwira icyo abantu bagufata nk'aho ari igicibwa mu bantu? Icyo nababwira nk'izo komenti iyo nzibonye birambabaza, kuko bakanyumvishe bakumva ko ndi umuntu kandi ari uko nyine, nuko nisanze, byaraje kandi nyine bigomba kubaho, nuko nta kundi. Gusa mba numva hari bagomba kwakira umuntu uko ari. Ubu ngubu
mu nshuti zawe ufite nyinshi nizo muhuje imiterere cyangwa kamere yanyu, iyo mwicaye ukaganira wenda nk'abo barezibiyene bagenzi bawe baje nko kubasura, muganira iki bitewe n'ukuntu hanze sosiyete ibafata, nk'iyo muri mu nzu muganira iki kugira ngo wenda ku buryo hatagera muri mwe guhungabana akavuga ati hanjye baranuka baranyamagana, ni ikihe kintu muganira ukumva mugihurijeho? nyine ugeze aho twicaye tuganira biba bisekeje n'uburyo nyine abantu baba badutuka nyine tukagirana inama tugahumurizanya ntabiba ntabiba birenze pe, kandi wamaze kubyakira niyo bagutuka uba wumva ari ibisanzwe. Musore kuba ko wihebye cyane, uracyari gutekereza uburyo ugiye gushaka undi mukobwa ukunda, uracyari gutekereza guhatiriza, uri gutekereza ni gutekereza kwa magambo nyine nikubwirwa nimba ari byo cyane nibyo ari kubusona naje kubeshya cyangwa ngiye nyabeshya, nibyo sinakubeshya ahubwo iyakire. Wenda turi kugana ku musozo w'ikiganiro, ndashaka kukurekura ukigira mu kazi kawe ugasanga shushu wawe. Reka wenda nkubaze akantu kamwe, nk'iyo uri kumwe na sheri wawe cyangwa se n'umukunzi wawe muri gukundana muri iyi minsi, ni nakaye akajambo ukunda kumubwira nyine ukubona karamushimishije iyo muri kumwe, iyo ukunda ari umuntu hari akajambo ukunda kumubwira ati sheri ibintu iki n'ibiki, akajambo keza ukunda kumubwira kumva karamushimishije mu gihe iyo mukoze mu mutwe nkamureba mu maso nkamubwira ko mukunda bikore kuri uwo turebe ntabwo byabaye bivuze ngo umushima mu mutwe ukamureba mu maso ukamubwira benda gukunda cyane, ntibajye bikubwira umva buri segonda kuri fone ndi mu kazi hanesheje umutwe, mbese njya kuhagera umva dukumburanye ari ibyishimo, urugo rwacu ni amahoro. Ubu utanze icyo nakita iposho, ubu wishyura inzu ku kwezi ugatanga amafaranga kurya ya buri munsi, nk'umugabo nyine inshingano zo mu rugo, nkamugura na style, amavuta yo kwisiga, muri siporo, ibintu byose nkamusohokana. uri kubona hagati y'inshingano z'abagabo wenda abagabo basanzwe afite abagore bagira inshingano nyinshi mu rugo bitewe nuko nawe uri umugabo nyine ubu ngubu mu rugo bagira inshingano nyinshi, ahubwo barabasha abagore bajya babaha abagabo babo kuko baba bavunitse nta kuba batageze. Ubu nawe uvunikira urugo rwawe nk'umugabo mu rugo, ubwo bakumenya ko nijoro umugore ararya, saa sita umugore ararya, byose bakumva kubimenya, cyayi mu gitondo, imigati, ibintu byose nyine. Ugeze mu rugo rwacu usanga ni urugo nyine rusanzwe n'ahandi hose. None ku kirekeranye nuko mwakora ubukwe ntabwo byo biteganya ko nubwo mubana ushaka kuvuga ati wenda nzaporopoza nyuma tubukora ubukwe, byo ntabwo mubitekereza cyangwa muzabumana gutyo? Ndi kubitekerezaho cyane kuko namutse nkoze ubukwe byatuma wenda n'abahungu ubu wenda bandeba bakanyifuza cyangwa bareba Jojo bakamwifuza, bashyira umupira hasi bakavuga ati n'uwo byarangiye ubukwe bwabaye, nyine bakiyakira. N'uyu wasanga zari bwa ziyakira wenda ufite kwiyakira muri wowe musore bizagorana. Reka ngushimire ko yemeye kuganira natwe, ariko nkubwira yuko nshaka yuko uzahamagara Sheri cyangwa Jojo wawe umugore wawe ubutaha mukatuganiriza muri kumwe mwese. Yego, ariko hari akandi nabwira abankurikiye, mujye munkurikirana kuri channel bita Hashye TV. Ni channel yanjye. Hashye TV hacaho iki? Hacaho filime y'abarezibiyene, hagacendi filime isanzwe nyine ifite inyigisho. Lesbienne urimo? Ndimo bayita isi y'ubu. Hashye TV. Ni Hashye TV. Ubwo uwashaka kugukurikirana yajya kuri Hashye TV. Kuri Hashye TV hariho n'izindi filime zisanzwe nyine z'ubuzima busanzwe. Bivuze ngo n'ubusanzwe uri umukinnyi wa filime? N'ubusanzwe ni umukinnyi wa filime. Jojo wawe se nawe akina filime? Nawe arazikina, ariko bivuze ngo umugabo n'umugore bose ni abasitari. Tuba tugomba gutwika nyine umwe ntasiga undi. None ku bijyanye na Instagram ukoresha, urubuga ukoresha bagusangaho n'uruhe? Instagram nitwa Uwase Hero,
Facebook nayo ni Uwase Hero. ukaba uyoboye Hashya TV. Eh. Ariko reka ngushimire ko wemeye kutuganiriza, ariko ngira ngo bizirikane ko ubutaha uzamutuzana ashaka tuganiriza, sibyo? Nzamuzana pe ntugire ikibazo. Musore reka nawe wenda ngusezere cyangwa se ugira ikintu ubwira dukurikiye utubwira ku mwanzuro wafashe kuba wa propoje cyangwa se akomeza guhatiriza Ariete ukabona byanze, ukabona yifitiye gahunda ze ndetse n'iz'urugo rwe. Wowe urabivugaho iki? Wenda urabwira abakunzi bawe iki, abafana bawe urababwira iki? Ugiye guhindura ukomeze ushaka undi mukobwa, ugiye kubaho gute? ntabwo uhindura ko ufite icyizere nyine ko kinamusaba ko nyine azanyumva mfite icyizere ko azanyumva. Na n'ubu ntabwo ndabyumva, ntaje mfite courage ko yaciye intege ko imitenda kuko nambwiye, ariko nifite icyizere ko basi agenda bitekerezo nyine nzi ko nyine azasubiza nyine kandi ibintu bizima tu. Njye ni icyizere ko ntabwo ushaka kumbwira ngo reka tuguhe amahirwe kuturebe ko bizakunda. Ubwo butaha nzaganira na Ariete duhuze wenda n'ubu hari cyangwa se n'uzaboneka natwe tuzakuhamagara kugira ngo ushire impungenge ukomeze ubuzima bwawe utakomeza kwiyangiza. Bakunze ba Kigali 250, reka mbabwire mujye mukora subscribe, share na comment. Twari twabazaniye abatumirwa banyu tugira ngo tumare impungenge abantu, tumare amatsiko abantu. Mubonye Ariete atubwiye ko afite umukunzi, hari umusore wari waramukunze ariko amukuyeho amubwije ukuri ko bitakunda. Reka mbabwire yuko rero tubakunda cyane kandi dukunda ko mudukurikira cyane. Ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao.